Yego nibyo hari umunsi wigeze uca ku irimbi ubona imva nyinshi z'abantu batandukanye ubifata nk'ibintu bisanzwe. Nibyo koko wabifashe nk'ibisanzwe ariko ntiwigeze utekereza ko muri abo bantu bapfuye muri iyo mibiri yose ishyinguwe aho muri izo mva zose wabonaga harimo ndetse n'abo mwaba mufitanye isano. Ni byinshi wagiye ubona bigukura umutima ariko ugeze ku mva z'abantu batandukanye hatarimo abawe wabifashe nk'aho hari ibisanzwe kandi mu by'ukuri hari abantu benshi bahaje baranaharirira bitewe n'abantu babo bahasanze. Iyi ni channel yitwa Igihembo TV, ndagusabye ntukureho urushinge kandi ukomeze gukanda subscribe, ndagushimiye. Nibyo koko nk'uko twari tumaze kubibabwira, twababwiye ko hari umunsi wigeze guca ahantu bari gushyingura ndetse ubona n'abantu barimo barira ubona ni ibisanzwe. Icyo gihe ntabwo wigeze utekereza ko nawe ubwawe ushobora kuzapfusha ukaba uri kurira nkabo. Uwo munsi nta nubwo wigeze uwutekereza ndetse wanatashye uvuga ati uriya muntu kubera iki yarize, ndetse icyo gihe waranamwihanganishije uranamubwira uti impore ihangane bibaho. Hari umunsi nawe uzageramo icyo gihe kikumarira ndetse kugisohokamo binakugore. Niyo mpamvu aka kanya nagufashaga ngira ngo nkubwire ngo ihangane wumve ko ubuzima bwose waba ubaho kandi uko umuntu abayeho atari kuzabaho, ndetse wumve ko urupfu rwose ni urupfu, igitwara ubuzima bwose ni urupfu. Aka kanya ndagushimiye wowe uri kumva iyi radiyo ndetse wakoze no kwitega amatwi. Iyi televiziyo bayita Igihembo TV. Niba uri ahantu utarakanda subscribe reka nkubwire ngo warakerewe. Aka kanya hari byinshi ushobora gukora. Ibaze nawe ahantu wicaye ubaye ubona abantu barira wowe utari mu marira. Tekereza